dukomeje dusoma igitabo cya Enoki, igitabo gikubiyemo ibyo yandikiye abanyetiyopiya, abaheburayo n'amabanga Enoki yashaka ko tumenya. Igitabo cya Enoki kikaba cyarakuwe muri Bibiliya nk'uko tumaze gusoma kugeza ku bice 5. Uyu munsi tugiye kureba igice cya 6, 7 n'8 turebe ibikubiye mu gitabo cya Enoki. Tugisoma rero kugira ngo tugende tumenya ibyabaye mbere, ibyabaye kera, byahishwe muntu, kugira ngo turebe koko ibihe turimo aho bigana, benshi bita ibihe bya nyuma nk'uko byanditse mu byahishuwe. Wibuke ijambo ry'Imana rivuga ko muri iyo minsi ya nyuma ubwenge buzagwira, ibyahishwe bikongera bikamenywa nk'uko Imana yari yashatse ko tubimenya. Reka turebe rero, dutangire dusome igice cya 6 mu gitabo cya Enoki, twumve uko abamarayika baje ku isi bagomeye Imana, uko bakwije ikibi mu isi, uretse no mwijuru gusa, bageze no mu isi barakomeje ntibarekeraho. Igitabo cya Enoki rero igice cya 6, kandi abana b'abantu bariyongereye muri iyo minsi, babyara abakobwa beza. Abamarayika bamwe bavuye mwijuru, barababona, barabifuza, barabwirana bati, ngwino duhitemo abagore mu bana b'abantu maze batubyarire. Semjâzâ niwe wari umuyobozi wabo, arababwira ati, ndatinya ko mutazemera rwose gukora iki gikorwa. Urumva nabo ntabwo bari bizeye ko ibyo bintu bishobora kubaho, kandi njye nyine ugomba kwishyura igihano cy'icyaha gikomeye. Yari afite ubwoba bw'uko abamarayika bamanukanye nawe batazemera ibyo bintu, ko ari we uzariha ikiguzi wenyine. Bose baramusubiza baravuga bati, nimuze twese turahire kandi twese twiyemeze, tutagira ubwumvikane buke, kugira ngo tutareka uyu mugambi, ahubwo dukore iki kintu. Urumva bose biyemereza hamwe gukora iki kintu kibi cyari kigayitse, atari mu maso y'Imana gusa, no mu bantu n'ubwabo nabo bumvaga ko kitari ikintu cyiza cyo gukora. Noneho bararahira bose hamwe, barahira kutitandukanya, bose bari 200. Wibuke abamarayika bavuye mu ijuru baje ari 200. Bamanutse mu minsi ya Yeredi ku mpinga y'umusozi wa Herumoni, niho bamanukiye, kandi ayo ni amazina y'abayobozi babo: Semjâzâ umuyobozi wabo, Arakiba, Ramayeri, Kokabiyeri, Tamiyeri, Ramiyeri, Daniyeli, Ezekeri, Barakijara, Asayeli, Amarosi, Batareli, Jumjazeri, Sariyeri. Abo bari abatware babo. Urumva ko bafite amazina yo mu Cyongereza, avuga ku bamarayika, nkuko bavuga Gabriel n'abandi bamarayika bagiye bafite inyuguti hera ya E na R. Urumva ko bari abamarayika, niyo amazina yabo, abo bari abatware babo. Tugeze rero kuri Enoki igice cya 7, reka twumve uko bikomeza. Urumva bamaze kwiyemeza kujya mu bana b'abantu kugira ngo babyarire. Noneho reka twumve ibyakurikiye. Igice cya 7, abandi bose hamwe nabo bafata abagore. Urumva abatware bamaze kubyemeza, n'abandi basigaye bose bafata abagore. Buri wese yihitiyemo we, batangira kugira imibonano nabo, babigisha ibintu bitandukanye, nko gutema imizi y'ibiti, kubasobanurira ibimera, nuko barasama babyara ibihangange bikomeye, ibyo bita giants. Mujya mwumva naho byaturutse. Uburebure bwabyo bukaba bwari bukabije cyane, bari ibintu byose by'abantu, nuko abantu batagishoboye kubatunga, nabo byarabahindukiriye birabarya. Urumva byaryaga buri kintu cyose, ibintu byose bishizeho. Noneho bitangira no kurya abantu, bitangira no gucumura ku nyoni, inyamaswa, ibikururuka hasi, ibikururanda n'inzoka ntabwo basize, amafi, bitangira no kurya inyama z'abantu no kunywa amaraso. Nguko uko isi yaregeye Imana ibyo bintu by'inkozi z'ikibi byacumuye ku Mana. Abantu batangira kuboroga bararira kubera ibyaha nabo bari barimo, baborogera Imana. Reka twumve rero uko byagenze mu gice cya 8. Abantu bamaze gutangira kuborogera Imana kubera ibyo giant byari bibarembeje. Igice cya 8 mu gitabo cya Enoki, wumve ko ibi bintu
tugomba kubimenya kuko ni ibintu byagiye biba kera kandi byabayeho, none bitwigisha ubuyobe bw'isi bwakomotse byagenze gute, nk'uko tugenda tubisoma mu bitabo binyuranye, kuko ibitabo bavanyemo ni byinshi. Hano dufite n'ikindi gitabo cya Apokarifa bavanye muri Bibiliya, nacyo gifite ibitabo 14 byose. Bivuze ngo iyo usomye Bibiliya gusa uhita ubona ko hari ibintu byinshi biburamo. Nk'ibi ni ibintu byabayeho kandi Imana yashaka ko tumenya, kuko Imana nk'uko nabivuze ntabwo yagendana imyaka 350 na Enoki ngo nimuhe igitabo nk'uko ibintu bibyerekana. Igice cya 8 rero Azazeli yigisha abantu gukora inkota. Umwe muri abo ngabo witwaga Azazeli yigisha abantu gukora inkota, ibyuma, ingabo n'ibikingira mu gituza, kandi abigisha n'ibindi byuma byo ku isi n'ubuhanga bwo kubikora, n'imikufi n'imitako inyuranye, n'ubwoko bwose bw'amabuye ahenze, hamwe n'amoko yose y'amabara. Urumva nuko batangiye kwigisha ibyo bintu binyuranye hirya no hino. Kiremwa muntu atangira kwiga ibyo bintu byose binyuranye. Habayeho kutubaha Imana cyane mu buryo bwinshi, habaho ubusambanyi bukomeye cyane n'ubuyobe buheruje, barangirika bikomeye cyane inzira zabo zose, n'abantu bose barangirika n'inzira zabo zose. Ariko nyuma haza kuza wa mwuzure wa Nowa, kubera ko Imana yari irambuye ibyo byaha byose, yashatse gukubura kugira ngo itangire bundi bushya. Kubera ibyo bintu abo bamarayika bavuye mu ijuru baje babigisha, bajya mu buyobe bw'indengakamere, aribwo Imana yavuze ati nzakura ibintu byose. Urumva ko biheraho, tugomba kumenya byahereye. Ntawe twumva ngo umwuzure wa Nowa waraje gusa ugwira abantu tutumvise aho waturutse. Waturutse kuri ibi giant byaje bikora ikibi, noneho birya n'abantu, hasigara mbarwa abantu bose barabaye ibyigenge, barabaye abantu bo mu buyobe gusa. Nuko Imana yafashe umugambi wo kongera gusenya isi kugira ngo itangire nanone ikoresha umwuzure. Turebere uwitwa Semjâzâ yigishije kuroga, Arumaros yigisha gukiza uburozi, kurogora. Umwe yigisha kuroga, undi akigisha kurogora. Birimbura abantu karahava, nuko bararira, induru n'amarira byabo bigera mu ijuru. Nuko induru n'amarira by'abantu byageze mu ijuru bigera ku Mana. Imana aribwo yafashe umugambi wo gukora ikintu, wo guteza umwuzure, kugira ngo ibyo bijayandi nabyo bigenderemo, n'abantu bari bose barimbukane nabyo, noneho ubuzima ku isi bwongere butangire bundi bushya. Aribwo bwatangiriraga kuri Nowa n'umuryango we, Ham, Shem na Jafet, abahungu be 3, biyongera gutangira gutyo nk'uko byanditse muri Bibiliya. Urumva rero muri Bibiliya bahita basimbuka bakajya kuri Nowa n'umwuzure. Ntabwo ibi byose bavugaho byibuze gato. Abamarayika bavuye mu ijuru n'ibi giant babivugaho nk'umurongo umwe gusa, bagahita basimbuka bakajya ku mwuzure. Urumva rero iki gitabo cya Enoki gikubiyemo ibyo bintu byose byabaye icyo gihe ku bwa Jared. Noneho hazaho Nowa n'umwuzure ajya mu nkuge, byose tukareba uko byagenze bitewe n'ibi giant byiraye mu bagore bibyarana nabo. Nanone birakomeza. Urumva ko ibyaha byari bimaze kurengera isi, byarageze no mu ijuru. Nuko Imana rero yafashe umugambi wo gusenya isi ikoresha umwuzure. Tuzakomeza tureba ubutaha yo mu gice cya 9 na 10. Reka turebe igice cya 9 uko kingana n'igice cya 10. Noneho tuzakomeze tureba uko ibintu byagiye bimera. Ubutaha tuzareba igice cya 9, ndabona ari kinini ubwacyo gihagije. Tuzakomeze twinjira muri iki gitabo, noneho turebe ibyo bintu bya kera twahishwe, kuko Imana yadusezeranyije neza ko mu minsi ya nyuma tuzongera kubona ubwenge yari yatugeneye kugira ngo tumenye. Hanyuma iminsi y'imperuka niza ntizadutungure, izasange twiteguye tuzi ukuri kuzatubatura, kuko umuntu utari mu kuri Satani azamuhitana nta kabuza. Ari kuri mu kuri, ukihangana kuzategereza icyo Imana yavuze, byanze bikunze bizanesha. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.